Hihigerera nyine nasanze amaze kuyishyiramo, mufashe ahita ayicomokoramo, ariko nabonye ko yari yayishyizemo. Byatangiye angurira amandazi, arangije arambwira ati rero nshaka kuguha umugisha nk'umubyeyi, ariko ndakwereka uko nguha umugisha. Birangije tujya ahantu mu Kinani, sinzabyibagirwa, tujya ahantu mu Kinani, arangije yari afite agacupa k'amavuta ansigira ku gitsina cyanjye, ambwira ko nabaho mfite imyaka 57 nibwo bwa mbere numvishije ibi bintu. Mu by'ukuri bajyaga babivuga, twe tukayifata nayo, ariko ntago ari bwo bwa mbere, ntago ari bwo bwa mbere rwose. Ni inshuro nyinshi babivuga, ndetse batanga amakuru abavuga ko abareba kuravuga ko byibura n'umwe hari n'umwana baba barabyaranye. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Ababyeyi twumiwe ndetse twumiwe. Ibi bintu ntago bikwiriye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndi umuturanyi wabo, nari maze imyaka 10 uyu mupapa bavuga ko arongora umwana we kandi turaturanye. Arambwira ati ibi bintu nubivuga uzahita upfa, umenye ko ndi umuvuzi, nzahita nkica kandi ntuzamenye uwakwishe. Nuko byagenze, mbika ibanga ryanjye. Ejo bundi mama nibwo